umutima ugifunze urimo inzozi zisakuza isi iracyasinziriye ariko inzozi zanjye zaramutse navutse ndi muto mw'izina ariko inzozi zari nini narebaga kure ntagira n'icyo mfite umutima ukambwira ati komeza Vanessa. Deba. Ndibaza nkwice mukure mu rurimi mukoresha iki? Ziba. Mureke usange mukuru wa nta kintu uzavuga. Wakwica se? Mureke nta kintu uzavuga. Vanessa. Ahantu wari uri ntabwo wari mu gihe cya nyacyo. Sibyo? Kandi ibintu wumvise ntabwo byaba bikwiye kubyumva. Uranyumva? Uranyumva? Mwereke ko ibintu mubwira ndi seriye. Hello? Sava. Ego, bisa neza. Ameze gute? Oh my god. Mva. Uravugisha ukuri? Mva ndagushimiye no kuri Imana iguha umugisha nzatangira ryari? Man, no kuri Imana iguha umugisha uri umuntu mwiza kandi ndagushimiye nyine ko ibyo wambwiye ubikoze. Mva no kuri murakoze pe Imana iguha umugisha. Mva no kuri urakoze cyane. Sawa. Nawe ko. Yego. Mama. Ma, ngufitiye amakuru meza. Mama. Mama ari he? Shasi, waretse kubimbwira kuko nkaho hari ibintu nirengagije none se yakomeje kurimba kurenza kwa kundi.
umva mubwire basi ngiye gushakisha ikintu nakora kugira ngo mbone amafaranga yo kumuvuza. Mpereza nk'umunsi umwe cyangwa ibiri nzaguhamagara. Basi se nta nubwo wabasha kumuma tukavuga nawe gakeya kuri telefone? Ntabwo yabasha kujya kuri telefone, noneho ari ku rundi rwego, ntabwo ari bya byitwa rwego, ni ku rundi rwego, none aragiye cyane, ari ubwoba, amakari yo gukarabira. Umva mubwire ngiye gukora ikintu cyose gishoboka, ngomba kubona amafaranga. Ndakwinginze ko mbiza umurebe kandi ndamusengera, sibyo? Ndaguhamagara bitarenze ejo. Sawa se. Morgan, umva ndagusabye rwose ukora ibishoboka byose uriya mwana atazavuka. Iyo bindekere Kuko byaba nabi cyane. ibyo bifate nk'ibyarangiye. Umva ntabwo mbishaka, wowe ushiremo imbaraga, sibyo? Ukora iyo bwabaga atazigera ikintu, mana yanjye ntibizagende nabi pe, sibyo? Ibyo ndabyumva, ahubwo se waba uzi neza ko uriya mwana dufite ari murumuna wa Kamariza? What? Muga ibyo uvuga ni ukuri? Uko niko kuri. Ni murumuna wa Kamariza? Uriya ni murumuna wa Kamariza. Jesus. None ubwo hey, ako uzi Kamariza atazigera amenya n'ikintu na kimwe ku mwana tumufite. Ahubwo ni ukugerageza tukareba uko tubigenza, kuko Kamariza adashobora kumenya byabi, akatamenya ko ari twe tumufite, ko aramutse abimenye twese yahita turangiza. Nawe uramuzi Kamariza ni mu bipe, atazamenya ko ari uriya mwana ari twe tumufite. Undi byose urabona ko mba nabigushinje, mbabarira rwose, abishemo imbaraga atazagira ikintu tutazaferinga pe, mbabarira. Ibyo bindekere. Kamariza ni murumuna we. Kumva bigiye kuba bibi. Cyaziyo ni murumbi pe. Ariko mfite igitekerezo. Uriya mwana aho kugira ngo twebwe Kamariza bimenye atwice twese, uwamwica mbere. Moga ibyo se, ariko nanone tumwishe twaba duhombye. Nanone niba ndi kubwira ibintu bikuba nabi cyane nkuko ntari mbyiteze. None turakora iki? Morgan, ikintu cyo ugomba kumenya, Kamariza atitaye ko sura ko turi batatu, atitaye kuko turi kuri iriya business, yadushira hasi twese aramutse amenye ko dufite murumuna we umukobwa, yadushira hasi. Uramuzi ni umusazi. Ndabyumva. Rero byose mbigushize mu maboko yawe, urabizi ndakwizeye, utazanengo. Urabizi ko n'iriya deal twakoze ari nje nawe, turi babiri, nta wundi muntu ubizi, hatagira n'uzanabibwira ahubwo. Mbigushize mu maboko yawe, uzabikurikirane neza, tutazagiramo ikibazo, sibyo? Ndabikora. Morgan, uzabikora neza? Ndabikwijeje. Mezute. Wakiecha.
umuntu ufite amasoni menshi bimeze bite? So ahantu nyine nkorera dore ni hano. Neza cyane. Natekereje nyine ntekereza ko byagenda kose ugomba kuhakunda nyine hanyuma ugomba ugiye kugikorera mu buzima bwa buri munsi. Nanjye nzagira ofisi yanjye. Yeah, of course barimo kuyubaka. Mu minsi batari basoza baza gukorera hafi yanjye ariko mu minsi y'imbere uzafite ofisi yawe imeze neza. Kuri ndabashimira cyane bamuraba mwiza. It's okay. Nta bintu nyine bikomeye cyane birimo. Nari nagukeneye nyine nkeneye ko dukorana nyine mu nyine dukorana nagize amahirwe mbona umukobwa mwiza nkawe. Urumva ko rero ubwo natwe turi abanyamahirwe kuba tugize gute kuba tugufite tugiye kuba turi kumwe nawe mu buzima bwa buri munsi. Hagomba kumva ukuntu kano kazi nkabonye gakeneye. Mama wanjye ararwaye cyane nshaka kwiga kaminuza n'ibintu byinshi ariko uri umuntu mwiza reka mfate umwanya gushimire ni kuri warakuze nyine kumfasha kwemera ko nabo muri situation nari ndimo ko n'akazi mfite Imana iguha umugisha kandi n'ukuri nzabitura neza kandi it's okay. Cyambere no kwitwara neza mu kazi bisanzwe. Ndizera neza ko nta kibazo uzagira nyine mu konde kuri kubwira. Kandi ubwo rucimira buri munsi ntago ari ngombwa n'ibisanzwe akazi nyine ni akazi. Kandi nawe ugira gushimira. Waya nitabika byerekera aho ahubwo urabyumva gutege nawe turamutse dushatse ahantu dusohokera fata akantu ko kurya kunywa tukaganira birambuye just tukaganira no ku byabaye ririya joro. Ni sawa cyane none ndagira ngo nyine urumva ko si ngombwa ko tuganira none wikabya nabwo wikabya ibintu bimeze neza sibyo. Nisi ko bekira umuntu mwiza Anita ntabwo abantu bose ari bari usanga ngo nyine abantu bose ari beza nk'uko nyine ubu bibonera inyuma. Njyewe amaze umvugisha neza nteka rukumbesha ariko nyine sha ubona icyetenewe ubumuga nuko Imana igombyisha. Ntabwo ngiye nkunda kubeshya buriya nimubwira ikintu gifata nkaho kiri reality nyine ntabwo nkunda kubeshya tu. Noneho please umukobwa mwiza nkaho uba kubeshya nta kintu byamfasha. So gusa ibintu byose nakubwiye ngo bigomba kugira gute bigomba kugenda neza sérieux. So kuva ubyemeye ni sawa cyane ndabona akazi nari ndi gusa nari kugasoza. Twashaka gusohokera tukicara tukaganira atagira n'umuntu dusanga muri office akadutesha umutwe atuvangira turi kuganira nyine bigana byangira ko ntabwo ibintu byabo biraje birakomeye cyane ntabwo ari ibintu twaganira sibyo. Sanzuri sibyo wumva utuje ibintu byose biri ku murongo. Nta kibazo noneho ndaje ngusange hanze ngira nyine bijyanye sibyo. Okay boss. Nta byinshi mfite icyerekezo nta zina mfite vision isi niramenye ubundi we gusiza amenye icyo ndi cyo ntibiratangira ariko ndabizi